Yes, njya mvuga ngo ubu nibwo noneho umukino watangira. Umukino nta wundi ni 20-80. Abawuzi uyu mukino barawuzi, aho navuga ngo igihe cyose 20% by'abantu bafata action cyangwa se taking action, binjira mu bintu babigiyemo, ariko 80% ni ababa bari ku ruhande barebera cyangwa se babirimo bameze nk'abarekereje. Aha rero no muri Pi Network navuga ngo iki nicyo gihe cyangwa se niko bimeze naho. Bigeze muri Pi Network rwose ahangaha uyu mukino urakora neza birushijeho. Reka wenda tubanze duse n'abanyuramo gato kuri uyu mukino 20-80 ubanze wumve neza ibyo ari byo. Uyu ni umukino 20-80 abandi bakunze kwita Pareto Principle, ni principle nyine ya Pareto. Uyu akaba ari umukino ukunda kuvuga yuko cyangwa se uvuga yuko 80% bya outcomes by'umusaruro uboneka akenshi uturuka kuri 20% by'ibyo twakwita nka cause cyangwa se inyungu 80% ahanini ziba zatewe na 20% z'imbaraga zakoreshejwe. Wenda mbivuge gutyo mu yandi magambo. Reka dufate nk'urugero nko muri business runaka. Uvuze ko 20% by'abakiriya ubona muri business aribo bagira uruhare nka 80% ry'iterambere rya business yawe, ntago naba mbeshye. Ibi biragaragaza yuko abakiriya bake cyane bangana n'iyo 20% niba hanini baba bafite uruhare runini muri ubwo bucuruzi cyangwa se muri business ndetse no muri productivity. Byose ni uko nguko bimera. Cyangwa se tuvuge ngo guha umwanya ibintu by'umumaro bingana na 20% bishobora kuguha umusaruro ugaragaza difference kuruta uko wajya gukora ibintu 80% bitari ngombwa cyane bariko mbivuga. Mbizanye muri Pi Network rero, aho niho navuga ngo 80% by'aba pioneers abenshi niba abandi ba mininga badasobanukiwe potential cyangwa imbaraga ndetse n'akamaro ka Pi Network na system za Pi Network, abenshi ntago basobanukiwe. Aho 20% by'abandi ba pioneers aribo bazi vision, aribo bari gukoresha neza Pi zabo neza, ba mininga badakuraho ndetse barebi uburyo bwose bushoboka kugira ngo bakreye agaciro ka Pi. Murabizi ko agaciro ko gacreatingwa n'aba pioneers. Abandi 80% niba abandi bayifite kubera ko bavuze ngo nisoke zasoke kuri aya mafaranga tuzarya tuzamayininga ubundi dukuremo amafaranga twigendere. Abo nibo 80% aribo. Reka dufate urugero tujye nko mu mateka ho gatoya. Mu gihe cya Bitcoin iza, abantu benshi barayirengagije, benshi kubera ko wenda nta n'ubumenyi bwinshi barafite muri cryptocurrency, nubwo n'ubu hari abameze gutyo nyine barabirengagije babifata ngo nk'amafaranga yo kuri internet adafite agaciro. Ariko abandi bakeya bangana n'iyo 20% nibo babifashe nk'ibintu biri serious, barayimayininga barakomeza, iza kuri make ntibabijugunya bakomerezaho. Abo bantu kugeza ubu ngubu babihaye agaciro ba 20%. Ubu n'aba miliyoneri n'ababiliyoneri. Nubu hari abantu bagiye bamayininga umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu bavuga ati izasoka bakagenda no kugihuha kubera kutagira amakuru no kutandestandinga ngo basobanukirwe neza. Ugati imyaka 6 oya, ugasanga ahubwo aho bumvishe kuri launchinzwe noneho byanyabyo yagiye ku isoko yabibonye, akaba aribwo akanguka akongera gushaka noneho amakuru, akongera kwisanga atakibuka password, atangira kwisanga yarabijugunye. Iyo niyo ya 20%. Ubwo nawe uraza kumva aho uhagaze na 80%. Ubu rero tuvuze ko Pi Network nayo iri kuri stage nk'iyo ngiyo ntago twaba tubeshye. Ubu ngo 80% by'abantu bajoininze Pi Network ni abamininga badasobanukiwe pe. Mvuze ko nk'abo baba bari mu Kigali ntago naba mbeshye. Bamwe bashobora no kwibagirwa gukoraho amasaha arangiye, kimwe nuko hari nuba yarasetinze alarm. Abo nabo ndabazi, njya mbabona baba bafite alarm ku buryo atapfa kwibagirwaho n'iminota 2. Ubu ngo abaza agaciro ka Pi neza n'ibyo arimo akenshi. Hari n'ushobora kubyibagirwa, hari n'ubu ushobora kumara nk'icyumweru atanafunguye application kandi ayifite muri telefone.
ajya kuri TikTok akajya ku mbuga nkoranyambaga kubera ko ntabwo abona agaciro cyangwa ntabwo abona iyo opportunity iyo ariyo ngo bisobanukirwe neza. Hakaba na babandi 20% abo twakwita nk'aba visionaries ba Pi. Abo ni babandi baba babisobanukiwe neza koko, bamayininga buri munsi atakwibagirwa, atahusha, agahora yiga uburyo Pi izakoreshwa, agahora ashaka uburyo ki bwose Pi yagira agaciro, ku buryo nawe abigiramo uruhare kugira ngo Pi igire agaciro muri ecosystem. Abo nibo uzasanga bamwe na bamwe basetinga ama business yakira Pi, bagacuruza ibicuruzwa bakoresheje Pi, bagaprepara hazaza ha Pi muri decentralized digital transaction, aba ariko mbivuga muri izino transactions ziri digitale ndetse ziri decentralized. Twagiye tubisobanura kenshi, wenda ngira ngo terime zimwe na zimwe ziraza kuba zumvikana. Ubu ngubu ku itariki 20 z'uyu mwaka 2025 mu kwezi kwa kabiri nibwo Pi network yinjiye muri open network phase. Iyi twari dutegereje igihe nacyo kitari gitoya, bivuze ngo bwa bucuruzi twari dutegereje ubundi nicyo gihe cyabwo cyo kugira ngo bukorwe. Ubu ni igihe cyo kugira ngo bukorwe, nta bintu byo by'ama restrictions nk'aya yari ari muri enclosed mainnet. Ubu yakoreshwa rwose mu bucuruzi wisanzuye wumva ko nta gihano, nta kibazo. Reka dufate nk'urugero, tuvuge ko ari nk'ahantu runaka bagiye bagatanga amasambu y'ubuntu. Nitubizana mu rugero rw'ubu niho uzasanga abantu muri abo bose bahawe ubutaka bw'ubuntu 80% niba abandi bazagenda bakabwihorera, bakumva ko bafite ubutaka bakingira gato kabahagije bakikoreramo ibyo bashaka, ariko ntihazabura na 20% aribo babandi bagenda bagashyiramo ubworozi, bakubakamo ama business ku buryo ubutaka bwabo bugenda bukagira agaciro kurusha babandi bavuze nyine ngo barabufite gutyo gusa bakabubika. Ntaho bizaba bihuriye mu myaka nk'ingahe yabiri imbere. Mu myaka nk'ingahe iri imbere babandi 80% babiretse nibwo bazatangira gutekereza ko bahombye, bari mu bihombo, aho 20% bazaba barabaye abakire kubera ibyo babashije gukoresha muri bwa butaka bwabo. Ibi neza ni nabyo biri kuba muri Pi network ubu ngubu. Nureba neza wisuzumye uraza gusanga uri muri iyo group yumva neza ndetse ikanashyira mu bikorwa uko ibintu bigenda, cyangwa se ukaba uri muri mu yindi group iri aho ngaho bari kureba gusa, barebera ku ruhande, kandi ibi ngibi ushobora kuzisanga wabyicujije. Reka mvuge ngo muri ino si ya cryptocurrency cyangwa se ya blockchain, ubukire ntabwo ari ukuvuga ngo ufite digital assets wibitseho gutyo gusa, ahubwo na mindset yo kuyikoresha ndetse no kugira ibyo ukora bizima nibyo bukire burusha kuba uholdinze digital asset runaka cyangwa coin runaka iyo yose. Abafata decisions mu ngubu nibo bazaba bayoboye ejo hari imbere. Aha nawe ushobora guhita wibaza, cyangwa se aho urura hazi si ngombwa ngo uhibaze, ese uri muri 20%? Uri muri abo bari muri 80%? Ese uri muri 20% abo bamayininga bashyize n'ubu uracyafite amahirwe yo kumayininga kuko migration ya kabiri ntiraza? Uri muri abo 20% baba bafite n'ubushake bwo kumenya imbere ha Pi hameze hate, ni gute nayikoresha neza? Cyangwa uri muri 80% bifatiye imyaka ubu ngubu biturije nyine banageraho bakabyibagirwa? Gusa icyo nakwifuriza nuko wabigira serious, kumva ko ari ibintu biyiseriye, kumva ko ibintu bitafashe imyaka 6 yose ku busa. Reka mvuge ngo nawe ushobora kugira igitekerezo cyawe dusangiza muri comment uko byumva cyane kuri iyi ngingo, ukatubwira se wowe wisanze muri 20%, wisanze muri 80%? Reka tugire ikiganiro ntacyo bitwaye muri comment, nawe tubwire uko byumva. Turabashimiye rero, naho butano mu zindi ngingo. Jerry Robert nk'ibisanzwe muri Staro Technology.